amashyi cyane twakire Jonathan. Panika byinshi mbona ko bashaka konjya hasi. Sometimes nama bitch yabo nkata trashies gusabena. Afrique ni umuntu ni umwana ukiri muto ufite impano aririmba neza pe mu muhamashyi. Buriya rero abajeni tujya dukora amakosa menshi ariko hari amakosa dukora akatugiraho ingaruka. Buri uzakora ikosa ntuzajye nk'ahantu ngo ubeshye abantu ngo uri umuntu runaka utariwe. Nge n'umujeni wanjye twimukiye ahantu muri quartier ndaje mbeshya abantu ngo ngiye buriya ngo ndafurika ura w'umusitari mwiza w'umuhanzi. Abaturage bamwe batamuzi barabyemera bumva indirimbo ze. Bakecuru nguhe nimwe waririmbye agatunda. Tugo niwe. None hari abantu bakunda kwiha gusesengura bamwe bagatangira ngo none se ng'Afrique ngakafite iminwa minini ntabwo atira tuyikwedurira kuri kamera. Bakambwa ngo none se ngo Afrique ngo ko tubona ngari mwiza ngo kuri kamera nabwo ati ubundi isura yanjye yanyayo niye. None batangira kubyumva muri quartier batangira kumfata nyine nk'umusitari nk'umuhanzi. Naye nangira kubyenjenga mpita mbwira umujama tubana ati rero ibi bintu bishobora kuba bikora. Ugiye kumbera manager ahantu tugiye ujye ubabwira ati uri manager wanjye. Ikintu Afrique uzajya umukurikirana ikintu yakoze natwe tugerageze tugikore kugira ngo nyine dukonfirme abantu ko nda Afrique. Turabikora noneho umujama sinzi ukuntu Afrique yagize gutya akora impanuka aravunika baranabitangaza. Umunigana nambwe ujye ukurikirana ikintu cyose Afrique yakoze nawe tugikore. Bro twararyamye nijoro acunga nasinzira nkonyora ukuguru. Nshidukira hejuru ndamwana mani kumvuni yarambwa ati none se Afrique yavunitse ejo babonye utari gucumbagira twabecya gute kuri Afrique. Buriya wabeshya ibintu byinshi nawe uri ikintu kigukotoza. Aragasaro najya kuyogosheshamo barabyemeye ko nda Afrique bananyogoshera ubuntu. Sinzi uko nagiye kuyogoshesha nsanga bari kumva kuri Kiss FM Afrique bamutumiye mu kiganiro. Baravuga bro ko turi kukumva ukabuje. Ndababwa ati man ibi radio amaradiyo y'iki gihe nayo iki kiganiro yitanze mu gitondo none rero bisaba gishyiriyeho. Amaradiyo nayo rwose. Ikintu cyaje kubunkotoza ni kimwe. Umunsi Afrique bamufunga bakabona ndi kwidoga muri quartier. Bro baranyirukankanye ngo uri yayi. Mbore kamvuge ku mumotari wanzanye. Bro abamotari bagera story. Hari abamotari murabizi yuteze umotari man baba bafite story za danger bakubwira ibintu uno no kwera na wa muyaga ubukubita kuri casque ntubyumve. Nge nize strategy ndavuga ati umotari nzajya nega nzajya making sure niba duhagurutse ari kumbwira story sekeje gende mbyikiriza nkaho bisekeje nyine paka tugezeyo. Jo mune nateze umotari abarambwiye ngo umva man ngo mukanya ngo hari umupolisi umuhagaritse agiye kunyandikira ngo nsane ikijama twiganye ngari nigizwe. Ndavuga ati story shobora kubisekeje ndaguma ngende nseka. Akajya mbwira ntanabyumva nkikiriza ngo kabisa. None twageze imbere ahindura inkuru sinabimenye. Atangira kumbwira ngo nyine ngo shango nubwo ndi kugosetsa ko ngo ejo ndi nagize ibyago umwana wanjye imodoka iramugonga arapfa. None ngira ngo ni ya story gisekeje ari kumbwira mba navuze ngo shamutaho ni sawa kabisa. Arahindukira atwara atari kurira ngo uruvuze ngo aho ni sawa ngo ibyo bintu urumva bisekeje. None ibyo sinabyumva ndambwira ngo kabisa. Aravuga ngo uzi ikintu bita impanuka iturutse ku bushake bw'umumotari. Ndavuga ngo bro waramwemeje kabisa. Ari umujene n'umunyarwenya wigeze kuvuga ngo yabwiye ngo abashuti biganye ngo nagiye mu rwenya ngo baramubwira ngo shango bro ngo ihangane kabisa ngo bibaho. Niyo bazi ko nta kintu kirimo. Jewe naje gusanga impamvu abantu nyine batakira ibintu dukora nk'ababyeyi bacu akenshi baba bapinga ibintu. Mu rugo najyaga mbabwira ngo ndi umunyarwenya akabanga ibyo se ni ibiki ngo we wasekeje nde. Bakanga kubyemera. Ejo bundi rero mu minsi mikuru nagiyeho mu rugo kubasura ngura agafuka ka kawunga agafuka k'umuceri ngurira bote papa n'igitenge mama. Ndagenda ndavuga ati ibi bintu mubona byose byavuye biva muri rwa rwenya njya mbabwira. Papa baravuze ngo kandi uyu mwana akiri muto ngo ibintu yakojyaga akora byabaga bisekeje nuko ntabibabwiraga. Uyu mwana yajyaga ntetsa kuva kera. Ababyeyi bacu nabo ni nk'indyari. Hari ibintu batangiye kujya ibintu byose nakoraga icyo gihe babifataga nka burage ku buryo nanitsamuraga nkumva papa ngo
ngo ubwo kuntu bitsamuye birasekeje. None hari ukuntu papa ajya ataha avuye nko mu kazi agahagarara nk'inyuma y'urugo akavuga ngo mva ngo nyoko arimo ngo nimba arimo mubwira aze duhure ku muhanda mubwire. Ngero nkunda gusubiza nihutse, yaraje aravuga ngo nyoko arimo, mba ndamubwiye ngo nyoko nawe. Ahita aza yarakaye avuga ati icyana kivuze gutyo ndagihitana. Aravuga ngo ninde uvuze gutyo? Ngo ni Jonathan. Ngo ni Jonathan. Ngo nyoko nawe, ngo ibyo bintu birasekeje ngo uzabikore nabyo. Urabona hari ukuntu bajya bavuga ngo iyo ugendana n'umujura ngo nawe uba umujura, ugendana n'umusinzi bakwita umusinzi. Mu rugo twimukiye mu nzu, iyo nzu twari tugiye gukodesha bavugaga ko ngo yabagamo indaya mbere y'uko tuyijyamo, ngo mbere y'uko hanabamo indaya habagamo abage. Noneho babwira papa ngo umva ngo ujyanye umuryango wawe muri iriya nzu, ngo ibintu bakoreragamo shanga abana bawe bizabokamo. Papa arababwira ati njye ndakijijwe ndasenga iwanjye ntabwo ibyo bintu byahaza. Tete sawa turagenda tumara icyumweru cya mbere, icyumweru cya kabiri natangiye kubona ko bya bintu bikora. Dufite akana gato konka, narebaga uburyo kari konka mama, avuga ati ibintu bishobora kuba bikora. Umwana yajyaga konka nkabona agize ngo akabanza agasiga kwibera agakubita agashya. No ngira ngo wenda ni kuri uwo mwana byafashe gusa. Mama sinzi ukuntu yari yicaye na sister muri salo bari kuganira, numva bavuga icyarimwe ngo ra, ndavuga ati ibyo birakora. Papa niwe noneho wankofuremye. Sinzi ukuntu asize telefoni muri salo, nari nibereye kuri snap, papa barayifashe yirebyemo abona hariho kamera y'imbere, abagiyemo ahita hamamagara mama ngo bebe ngo wambonye. Mama itaza ngo nakubonye, ngo mbahoze ngo naguba witsoke. So much Mr. Jonathan. Iyi televiziyo ifite mu kabari kawe cyangwa muri restaurant yawe cyangwa muri hoteli, iyi ngiyi ni ikurura abakiriya. Ngwino rero muri Kigali City Tower, umuryango nomero 18 muri ground floor muri Samsung 250 hari televiziyo umva guhera kuri puse yo hasi kuzamura 3 2 kugenda ukagira kuri 85 zose turazifite ku giciro cyiza cyane. Karibu wowe niba ugiye gukora ubukwe, ubwo niba ugiye gukora ubukwe ugiye kubwira ngo kaga televiziyo we na madamu zamumeze nk'abari guhengereza gutya, niko karuje kuri televiziyo nziza iyi ngiyi. Reka nyibise kwanza uyirebe neza. Samsung 250.